uransuzuguje none urashaka asubira. Fata telefone umubwira umubwira muganire birangire musinyane birangire ntabwo mushaka n'ubutaha nta mushaka birangiye okay no kuvuze ntabwo ngiye musubiza kandi ikintu ugomba kumenya niba ngiye bicuruzwa byazaga nkamenya ko ngomba gushaka umukiriya kandi izi ni inyungu zacu zo iyo gushaka umukiriya uza kubikorera ngaho nakubwiye ko aribwo nari mbitangiye kandi nakubwiye n'inyungu zabyo. Evet. Bitireceğim. Bitireceğiz. Akantu urakaza. Uzi uko wadukoresha? Nakusinga tutakazi uko. buri gendere reba n'ibintu byokumiza reba kuvuga ngo ukora akazi ngo ukora kari kazi ubona amadirishya buri gihe umuntu hano uherana hejuru wese uruhanagura gutya umuko munuza guhanaguranga biraza kumanukira hano hera hejuru umanuka akira tutekera wowe ubigisha gukora akazi ako sinakubwiye nkaho ngabo mu cyaro basabisha biswa akazi bundi rungu y'ibingibi yarazwa ibi byose kubitabana nimba ntuzana amasabune abigenewe tubwiye tuyagure ariko reba ubuse buri munsi wanagurira iki reba birashize nose wigeze uvuga ngo tugure indi turabyanga kukeshize we n'ibikoresho nta muntu afite kuvuga ko se ibikoresho akoresha byashize njye nzajya nza kubigenzura we ntago azi kuvuga se ushaka agatebo wabyara rero ugende igihanagura byose Itegereze neza uzi ko basigaye uri kubyumva itegereze urabizi kuki utabizi ibingibi nibyo bishobora gutiza ubuzima bwawe ndabaza mu rundi numva z'ibintu byose ubundi wese ugira ikintu umubaza n'ubundi si umuntu n'umudogiteri cyangwa n'ikindi kintu gicucu karibu neza mami meze neza ariko turashima Imana ko wagira ngo nimwamenye se cyane nuko twavugana kuri phone gusa urebye ndumva ijwi ndizi pe ariko isura no kuri nibwo bwa mbere nkubonye turaziranye se tumaze tuganira ninjye Mike yo nowe Mike ayo tata we haguruka nongere ngusuhuze nyabo kumira Mike karibu umeze neza yego ndashima Imana yes njira Imana yari bantumyeho rero mwanyemerera nkababwira ubutumwa bw'Imana kuko uyu munsi Imana ashaka kuvugana nawe ariko
ariko mbere yuko ngira icyo nkubwira ubutumwa bw'Imana wanyemerera tukamanza tugasenga Imana. Yewe umukozi w'Imana ndakubajije umudamu umukobwa. ikibazo si uko ndi umudamu cyangwa umukobwa aho ikibanza ni uko Imana ishaka kuvugana nawe muri uyu mwanya. Kandi kuza kumenya ko Imana yatumyeho ari itegeko no kubyumva ntabwo ari itegeko. Muri aka kanya wicaye muri biro yanjye uragenda nakubajije ku mudamu. Genda umudamu. Okay, nta kibazo ariko mwakemura Imana ikitubwira rwose kakanya. Bite byago gushaka kumpata kumva ushaka kumubwira kubera. Ariko nimugapinga buriya Imana hano ifite uburyo ikoramo kandi ifite uburyo ibishaka kuvugisha abantu bayo ibicishije ku bakozi b'Imana. Rero nyine muranyanganira kubana bohose muri abantu bakuru nkabavugisha cyane igitondo ikigoroba nari mpangayitse. Oya nta kibazo rwose. Soso yari inshuti yanjye nawe ariko ni inshuti yanjye nubwo ntazi aho yarengeye. Twariganye twari inshuti byerekeza kugira ndamubura. Nimero nari mfite namushakaho igicamo ndayihamagara noneho nza gushaka uburyo ki namenya amakuru yumva umuntu w'inshuti yawe yaragiye atakubwiye ni wa muntu atashobora gufata iminsi ibiri ntazi uko amerewe. Nyuma rero mfata decision yo gushaka amakuru ye byimbitse imbikira ibyanjye ndayashaka ndayabura. Ariko nyuma za kwibuka ko nyine abantu biganye hari utudokima tumwe yasize mu rugo hari utwewe nawe ntabuze nanjye akanjye yajyanye naje gusanga muri akajenda kiwe harimo nimero yanditseho ngo mama mpfa kugerageza niyo kubwo gusanga ari yawe. Rero bahamagaye bamura abantu beza muraganiriza. Oya nta kibazo rwose twebwe ubundi umutima mwiza nta kiguzi bisaba. N'ukuri kuvuga neza kuganira n'umuntu mutaziranye ntacyo biba bitwaye. None se Soso ari yewe Soso rero ntaho hari amaze iminsi ari mu kazi ntabwo ari hano. Nicyo cyatumye utabimbwira kuri phone ukambwira ngo ninze muze tuganire. No kumenyana ariko nabyo ni byiza ku amaso ku yandi. Mwanyemerera tugasenga ukumva icyo Imana ikuvuga aka kanya. Ubundi kosa kosa ni ry'umuntu wakwemereye kwinjira muri kino gipangu. Muri make urarangiza kumbwira ibyo umbwira ariko umenye ko urabishyize mu kaga umusekirite leta nirukana. Nuko nawe umusengero nawe umusengero we ukomeze ibyawe. Wanyemerera rero tugasenga tugafata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana ibashe kuvugana nawe muri aka kanya. Reka dusenge Imana. Imana dusenge. Mana data ndagushimiye ko wabanye nanjye aho naturutse hose aho nagiye hose waturinze mwami watugiriye neza. Nukuri mwami muri aka kanya mweretse buri umwe wese uri kuvuga izina ryawe aka kanya. Mweretse buri umwe wese uri kugutakambira aka kanya mwami. Aka kanya ndi muri ibi biro mwami kandi nukuri hari amakuru ushaka gutangaza. Oh haleluya. Mwami waravuze ngo abana nzahorerwa gukiranirwa kwa base. Nukuri aka kanya mwami nsengeye umupapa kugira ngo abashe kwatura abashe kuvuga mwami wowe umwigaragarize kuri Imana. Haleluya amen. Nukuri Imana urashoboye Imana kandi nzi ko nta kikunanira. Aka kanya mwami mweretse umupapa. Oh haleluya. Nukuri uri Imana idakiranirwa kandi uri Imana ishoboye. Ndakwinginze rero korera muri uyu mupapa abashe gukiranirwa abashe kwatura abashe kuvuga mwami uri Imana. Nukuri ijambo ryawe riravuga ngo abana nzabahorerwa gukiranirwa kwa base kandi nukuri ni koko mwami. Hano hanze mwami dukora byinshi bitandukanye. Nukuri imitima yacu ikaducira imanza kubera kutakumenya no kutamenya ijambo ryawe. Ariko nukuri aka kanya ndasenze mwami. Ndasenze mu mbaraga zawe. Ndasenze nukuri mu butumwa bwawe wamaye. Ndasenze mwami kugira ngo uyu papa nukuri ko Imana abashe kwatura. Nukuri uri Imana ishoboye. Uri Imana igira neza. Uri Imana nukuri aka kanya ndamusengeye mu izina rya Yesu. Amen.
ujya nagize wenda ko icyo kibazo nyine cyo kugira amakenga bata umuntu uhamagarira umukobwa ntamuzi yego niyo yashiye kuza ariko akazi se akorera nakorera rero ntabwo wihangane n'ibanga kuri jyewe kupfa kubwira umuntu aho umwana we akorera ntabwo biba byoroshye uranyihanganira muri inshuti ariko ubushuti bugira abantu bugarukira Mike ntabwo ndumva wihangane gusa wenda uzahamenya Imana nibishaka igikuru si uko tumenyanye ukaba ubonye mu rugo hari ikintu Imana ibwiye ni ukuri kugutangariza aka kanya uretse gatoya ariko kugira ngo wasohoka muri ofisi ukeneye amafaranga nta kibazo ndasohoka n'ubundi ntabwo nkunda gutinda mu hano kuko abakozi b'Imana ntabwo hano ariho Imana yamwise Imana ifite umuryango mugari munini Imana ifite abantu benshi rero aka kanya Imana irambwira usenge kandi watura ugomba kwatura ntabwo ndi kugutegeka ariko ijambo ry'Imana rirabivuga cyane cyane Imana irambwiye ngo mubwire abana bazakirwa kubera gukiranirwa kwa base iki kintu uracyumva abana bazakirwa gukiranirwa kwa base twaganiye kuri telefone nuko umubyeyi mwiza nyine byatumye nanjye nza nisanzura ariko se nagenda nkasubira n'inyuma naza nkasubira inyuma ntamenye oya ntacyo twajya tuvugana nk'ibisanzwe kuri telefone ubwo niba ngombwa ko oya nta kibazo afite ariko bamenga afata tuje bagira ngo afite ikibazo oya nta kibazo agifite nakubwira ariko kugeza ubu nta kibazo niwe mama w'umubyara ngende rwose ndi mama we ubumenyi umutima mwiza urumva ijwi se atari ryo twajyaga tuvugana yego ubumenyi umutima mwiza ntawuvana we noneho we afite umwiza kundusha hano turi mu isi ntabwo ari iyacu turi mu isi turi abagenzi ni ukuri wakato ntabwo ngiye nje hano kukwatuza ntabwo nje hano ngo wature kwatura ushaka iyo mvuga kwatura hano hanze ntabwo turi abatagatifu wakigegera umukozi w'Imana runaka simubwiye ngo abe ari njye wegera ugakizwa hano hanze ntabwo turi abatagatifu dukora ibyaha bitandukanye ariko buriya Imana ni inyampuhwe Imana ni inyampuhwe cyane uri umutagatifu se ndakwaje ntizwe oya ukizwe buriya Imana akakubwira ntizwe ibiki oya reka mubwire buriya Imana ivuga ikintu kuko ibona ko icyo kintu gihari iri jambo ubundi nugera mu rugo cyangwa ahandi hantu urukira utekereze kuri ino jambo Imana uriya mwana niba navuga ngo ni uwase ahubwo naravuze naricuje kuki ntamwise uwase buriya agira umutima udashobora papa we niko yari ameze yagiraga imico myiza ku buryo mu gace k'iwacu baravugaga ngo ni kwa mico myiza izina rye ntabwo bari bakiri mwiza urumva yageraga ahantu mu kabari agasengerera abantu bose abatishoboye n'abishoboye agatanga amafaranga menshi yari umukire cyane noneho rero bari baramwise ngo kwa mico myiza baba hari nk'umwana batumye iwacu ngo yemwa ngo ugende ujye kwa mico myiza ngo ugende umbwirire mama waho ngo gutya na gutya mbese Sosoro niwe wagiyaraga ikondera cy'umuryango yarakitwaye kushura ahantu hose abarimu abanyeshuri bose bamwiyumvaga mama ariko ni byiza nawe twabanye neza ariko none se mama nimero ye nkazajya muvugisha wenda nubwo bitakunda telefone ntayo afite muri iyi minsi ntayo afite nanjye njyayo tukabonana aho akorera akazi akora karakomeye oya ni amahoro usanga ari muri za nzego z'umutekano cyane ariko mukwiye kumufashije mama ntabwo namugirira nabi ntabwo it's okay Mike uzahabona ese akazi katemewe telefone nta nubwo wenda ayifata nko muri weekend cyangwa se nijoro ese uringa ngo naturengo ngo ujya ibihe byaha naturiki waturewe hano kuko ndabona abana bawe bafite umuvumo kandi umuvumo uri guterwa nawe abana bawe bafite umuvumo papa witonde no kurusenga Imana
imana igukurura umuvumo ku muryango wawe. Haleluya, abashada, haleluya. Oh my God, nukuri imana irambwiye ngo wicuze, imana irambwiye ngo wature. Okay Mike, wivunika. Hari nimero ajya mpamagaraho rimwe na rimwe. Okay, reka nayiguha. Ariko kandi uzabanza umwandikire mwibwire kuko ushobora no kumuhamagara ntiyitabe. Reka nyirebe hanyuma nyiguhe. Ufite aho wandika? Mwamfashije pe. Mva kumara kwezi. Kurenga utazi mufite yawe imeze ite. Yongeyo. Uzabanze nyine umuvugiye umwandikire. Umwibwire. Papa, nukuri imana irambwiye ngo wature kandi nukuri gusenga kwawe ni kuzatuma abana bawe bahabwa umugisha. Amen. Akubwira ngo iki se? Mukuru uzaze kundeba pe. Uzaze unsuhuze. Oya nzakubwira impamvu mwese ukumva njye nakifata nkagenda nta kintu nyine nta kibazo. Uzaze kundeba nzakubwira impamvu kunyanja umunsi. Asize uri mu kazi, n'ubu uri mu kazi ibiti. None se njya kurukuza kugamba. Ko arakumva wishimye. Oya nari kuguhamagara. Ahubwo ngamubwira. Tubonye umukiriya. Urabona ayo makamyo yari hoteli yanga ari maraza. Twamaze kubona umukiriya tayari. Ubu bari mu nzira ari maraza. Tugiye gusinya contract. Aha, kabyari n'uwo nguwo. Afite inyinya nakayobe ukuntu k'imibiri yombi ariko wenda kuba akayobe kagaragara. Ye unanutse rwose. Yo, maze rero namubwiye ngo zabanza kwandikira message akwibwire. Hanyuma rero umuzi namahoro noneho. Yego, bye. Bari mu nzira zanga kugira ngo dusinye kontra. Urimo urambaza kugira ngo witumbire uti bimeze bitageze he? Muzi ushinzwe iki? Ndakubaza ushinzwe iki? Nimba wavuganye n'umukiriya mukanywa mu kintu cyose mwagise arazana kugira kuti none se papa niba agomba kuza nyine tugasinya kontra tugamuhaye isi byose kugira ngo abone uburyo ari bujye majerwa gushisha amaplaka y'ibikiri byose. Nose ngombwa kumuzana hanga ngiye narakubwiye narakuyana nakakanye ugere bikwanagirize nta mukiriya shaka mu ndebe
kandi papa ari umuntu ugomba kandi ari umukiriya tuba tubona. None se imodoka zose tugurisha abakiriya bose bazanga. Ndashaka ko tugira abakiriya b'imena papa. Abatari bemera n'abari. Nyine ni bwa bwenge tutagize. Abakiriya bose tugomba gufata kimwe. Tukumvikana. Ni naho hantu muhera mutuma business imanuka muvuga ngo uyu nguyu ngo turamurobanura ngo uyu nguyu bwaje ngo dosiye yiwe tube tuyiretse kubera ese uwo mukiriya akashobora kuza kwiyereka ko ari umuntu uri hejuru cyane ukavuga ngo ni umukiriya w'imena ejo ukamubona wa wundi wose uzuguraga akajya ahandi kandi ugasanga ari kubateza imbere cyane kurusha uwo nguwo. Niba papa numvaga ariko tugomba kubitangira uwo muntu akaza akanakubona bigusubira nta mukiriya ashaka wadirinze wabirangije musinyane birangire arazane kugira ngo ejo uzanabazana no mu papa kandi uransuzuguje se kugusuzuguza ijya gufunguka mu mutwe umenye niba namaze kuvugana n'umuntu twavuganye namubwiye ko agomba kuza ahangaha naramubwiye turaza urebe muzehe niwe ukuriye kampani mumenyane byose ni nawe uri bugusinyire byose yumve musubije yageze hano hafi mbaye ntabwo business yakorwa ariko none se guhari se nimba nari guhaye ukabikaka mu maboko yawe kuki utegezereza ntuza inshingano zawe undi ukavuga ngo mujye kureba muze ndongera ukikiriza hejuru y'amafaranga yamenye ko nubwo uri papa nanjye ugomba kunyubaho nakubaha nko kuguha akazi ukaba responsable y'ibintu bimwe na bimwe rero nimba utangiye kwiyaka inshingano ubundi ugiye kubizana ngo papa ngo bamuboneho iki uransuzuguje none urashaka asubira fata telefone umupira w'umupira muganire birangire musinyane birangire ntabwo mushaka n'ubutaha nta mushaka birangire nukuvuze ntabwo ngiye musubiza kandi ikintu ugomba kumenya niba ngiye ibicuruzwa byazana nkamenya ko ngomba gushaka umukiriya kandi izi ni inyungu zacu zo iyo ugiye gushaka umukiriya uza kubikorera ahangaha nakubwiye ko aribwo nari mbitangiye kandi nakubwiye n'inyungu zabyo komereza aho ngaho ariko njye nta mukiriya kandi bimeze next time ntabwo ngiye nzongera kwinjira muri ibi nibyo ushaka sibyo ntuzongere kurwana muri biro yawe kandi n'akazi ugakora n'akazi ushobora no kukavamo urajya kunsuzuguza imbere y'umukiriya ukakavamo ese wigaragara uzi gukora wenyine asante umuntu aragushyira ibiryo ku isahani warangiza ngo noneho ngo meza nandi kubigaho idiyo ko mbona wambaye neza urugiye ntuzabizwa n'ibiri banga none ko ukisi nta n'icyayi unyweye nta kintu cyahise cyane baragifatiye hano ubundi cyari kijenze yawe ntabwo icyo kiba gihagije ariko ukeneye n'ibitunga umubiri so abari muri zo ntumbishe wabaye ukuntu usigaye usa umupira wambaye ni bwoko gisuso ko ntemeye kuzikwambara nahuye n'ibibazo byinshi
nicyo cyatumye se wishaza ukaza mu gakaritsiye nk'aka irugo bari kuyubaka danda none wavuye mu rugo uje kwambara ukuntu nahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwanjye n'ubu ngubu ndacyahura nabyo. ibiki wahuye nabitangiye uragaruka ryari? No, nta kibazo. Urabizi ko no ku kazi tuba twatetse ikindi byari bisanzwe n'abakozi. Sinkwemera se? Gira akazi keza. Sawa. Nawe usigare neza mu rugo. kutambisha ongera gusa suni wowe uzi ko byanacitse do Nese Mayi uracyankunda? urukundo rwanjyewe ntabwo rwarekera ariko nanone isuku nkuzi umuvuga wambara neza muga umusimu hirya cyangwa warashatse ushaka umugabo wa fake wanansize ese urankunda ndahari ku bwawe niteguye kumva Nese nde wakubwiye ngo uzaze kundeba? uratekereza ibintu wakoze ukaza ukwezi ugashira n'igice ukagenda ntazi ngo urihe ni fone yawe warayikuye urakumva nawe warangiza ukambaza ngo ndagukunda Nanjye ntabwo ari njye n'ubuzima. basi wari kumwijya nigeze guseka ku ishuri ntiwagwara nkagufatira note nanjye ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya. ubuse hoho basi naba ntakigukunda ntabwo nazirikanye neza wanyiriye ndi ku ishuri uribagiwe iyo habaho korotire yo gusezerana amafaranga kuri yantangiye kuki wari gusa ibintu byose ukagira iyo tubiri ikindi kibazo kuko ntumbeshe biragaragara ko ufite ikibazo nuko susura kino gipira koko ese ko wagira ngo nta n'ubwo ikijyamo susu Nese Mayi nimba ikubwira ntabwo uzabivuga. Ndi ku muntu uvugana na papa. ese umuntu mvugana na papa wawe niyo kugeza ibintu wagutunze umeze cyangwa n'umukire ntacyo ari Oya ni umukire nuko aba ashaka kumfata nabi. ariko icyo ngufasha mfite ubushobozi buke ariko twari kubana Nanjye se ko aribwo nabimenye tuvuye ku ishuri mitanzi. ariko ntabwo mugiye kubera ikintu kandi mama ntacyabuze mama ameze neza mu rugo n'abandi bari aho Nshaje kwiga. Mama yambwiye ikintu cyishe papa, ambwira ko umuntu wishe papa ari murumuna we. iki gikomeye cyose uragiye kibyingana Ambwira ko umuntu wishe papa ari murumuna we kandi ari we wamusohoye mu nzu tukangara. None naje kureba ko ntazabona ibyangombwa by'inzu ya papa. ntabwo nzongera gusoma iki nagufasha ariko mbone utakimeze ko nuko Ese wazaje kuba hano hafi mu rugo? niba nushaka nzazana ba nyine nzaza kumuza dukorana ariko ibi bibazo bishiriye
ahubwo uzaze gutura hano hafi, uzamerekeze kuri ofisi ko washakiye ibyangombwa, kuko mu rugo ho narabishatse narabibuze. Ube hano hafi igihe nzaprofitira, nari narabuze umuntu uzamfasha igihe nzabonera urufunguzo. Uraguma hano ariko nasi kuba Murundi asirano mashati byose yamesa turuko kimeza ko wewe kandi kuri kujya gerageza utazahera ko wicuza gerageza ugenzi gerageza igihe gisigaye dore ni gitoya gerageza utazahera ko wicuza gerageza utazahera ko wicuza ubutumwa buratambuka buri munsi tukumva tukana